amazina yanjye nitwa Umuremyi Leonsia, nkaba niga muri IBTC, nkaba niga filmmaking ikubiyemo ibintu bigera ni byinshi cyane, ariko njyewe nkaba nigamo script, niga Photoshop, nkaba niga editing video na camera setting. Ibyo bintu niga bikaba bibasha kuba bizamesha akazi ahazaza, kuko nize MCB ako abonye nta ntego nta n'ikintu byamara, nyine mpitamo kuba naza kwiga filmmaking kugira ngo nzabashe kuba nagezaho abaturage ibintu byiza, ifoto n'ibindi byinshi cyane byerekeye kuri kamera. Noneho ishuri rya IBTC ni ryiza, bigisha neza, bafite abarimu beza, rikaba riherereye mu mujyi Nyarugenge kwa Rubangura muri floor ya 4. Nk'umukobwa witinya uba wumva nyine atakiga, ubona nyine ngo ibi bintu ngo ni iby'abajama, watinyuka ugatera intambwe ukaza ukiga. Natwe twarabishoboye kandi ni byiza, turanabikunda. Bisho ukabyiga wakumva ari byiza nyine nta kintu wahombye. Murakoze. Mu by'ukuri, what is your story before you come to IBTC? Nyine nakoreraga umuntu nandika fagitire za IBM, ariko nyine mbona nyine kuba narize MCB nkaba nandika fagitire za IBM byose nta kintu bimaze. Ndavuga ati reka nshaka ikintu nakora kizaramba kikambeshaho njye n'umuryango wanjye. Ikintu cyitwa umuryango n'amafaranga biramaringa cyane, byo ko bifite agaciro cyane. Yego. Amafaranga nicyo cyane. Ngatubwira amafaranga muri domaine bimeze bite? Amafaranga araboneka cyane, kuko nk'iyo umuntu agusabye ngo mukorere design bitewe na paper nyine ugiye gukoreraho, nka paper nyine iyo yonyine aba ari 25. Urumva iyo ufite paper zirenga 3 zingahe ufitemo amafaranga. Kandi nanone nko gukorera umuntu ifoto bigira amafaranga nyine, uba ugiye kumva umunyenga w'amafaranga. Nko gufotora ubukwe ni amafaranga, ibintu byose ni amafaranga, mbega ikintu cyose cyerekeye kamera ni amafaranga. Wize igihe kingana gute? Maze kwiga amezi 3, ariko ibintu nzi nibaza nimba ari njyewe bizi nanjye bikanshanga, ariko nyine hari n'abiga amezi 6, njye nize amezi 3 ntagarashira neza, ariko nzi ibintu byinshi cyane. Uzi biki? Hamagara abantu kuza kukuyoboka ubaca amafaranga. Ubu aka kanya nshobora kuba nakora video nk'ikigo nyine gitangaza amakuru kimamagaye, nshobora kuba najya nakwandika amakuru kuri bigenda byandika hasi lyrics, nshobora kuba nakora n'indirimbo lyrics, na design nahanagura ifoto nyine nkakora ifoto Photoshop nabikora. Bisa nk'utuyoborera ibintu bijyanye na motion picture, script, kamera, shooting, editing, ubanza dutandukanyirize ibintu bijya motion buje garuke no kuri still picture yo Photoshop nyine bitubwira. Nyine script ni kwandika filime ukayiha story, nimba ari filime ikomeza ari udusene twinshi cyangwa irangira, uhitamo filime yawe niwe yihitiramo bitewe na script nyine na story ushaka. Wasoza kwandika filime ugashaka abakinnyi, ibintu byose ukabishyira ku murongo, amara kubona abakinnyi ukabaha nyine scene bazakina, wasoza mukayishutinga, wasoza kuyishutinga ukayiha sound bitewe nyine n'ukuntu filime yawe bayikinnye, wasoza ugafatanya amascene yawe, nimba ari filime ikomeza ukayikomeza, nimba ari n'utuziyongeramo ukatwongeramo, cyangwa ukayiclosinga nyine ikarangira. Yego. Byose ubu ufite ubushobozi bwo kwikora muri ayo mezi make? nabikora rwose. Abantu bitwa music video
usinkoniza ijwi ryo muri studio n'amashusho wabikora nabikora neza fresh nkatandukanya amajwi twakuye kuri teri nkashiramo ayo muri audio muri studio. TV show ikiganiro cyo kuri televiziyo amajwi ya mbere n'ibyo bana barimo gukora donc A-roll na B-roll donc amafootage yo kwesera n'ibyibanze wakora TV show nayikora rwose nkanabitandukanya ibikenewe n'ibidakenewe nkabikuramo. ubukwe nabukora evenement politique kwa mimi hata bagiye kwiyamamaza n'ahantu cyangwa bagiye mu gufata ibintu cyangwa bagiye gufata ibitaramo wakora neza neza ugafasha wabifata neza niba bitukiriho yivugira. Iyi nabikora cyane ko hari amafoto hari nk'ifoto itemewe gufatwa nk'umuyobozi nk'amafoto ari low cyangwa ari high ntabwo kuyafata ku perezida byemewe. Ubwo rero nyine biba ari icyitonderwa nko gufotora nk'ahantu perezida aba yagiye, biba ari icyitonderwa nyine hari amafoto ugomba gufata nayo utagomba gufata ku perezida. Yego watwibwiye uba gusubiza nakwiye gusa nyine bitubwire waje umeze utubuye. naje nta kintu na kimwe nzi uretse kuba nafungura mashini gusa nkarebamo filime, numvaga ariko kamaro ka mashini hari nta kindi. Ariko ubu ngubu mashini itarimo Adobe Pro, itarimo Photoshop, itarimo script nta kintu nayimaze. Ubu ngubu sinafata mashini ngo mvuge ngo ngiye kureba filime oya, ibyo nta kintu byaba bimariye. Ku kijyanye n'abajene n'amadroide no kumara costumes kivuze kinini cyane cyo kwirirwaho wowe warabirenze? Narabirenze cyane kuko iyo mfashe mashini ikintu cya mbere mpita nimagina nsangaga ati ndakora design yanjye gute, ifoto yanjye mfite ndayihindura ifoto nziza gute, ndafata ama projet mfite ndayikuramo filime gute, nibyo ngibyo mba ndi gutekereza nta kintu. Content is a king. There's a content. Marketing is a king. How do you marry? How do you search a thing to get money? Nta kingi se narakwine nimagirirana byose birasupportingana. Nta kingi nta kwiri nta mafaranga. Ni gute ucuruza ibyo bintu byawe? Njye nyine bisaba no kubuzi gukoresha amashusho media, utangazamo projet zawe, nimba wakoze design ugatangaza design yawe. Nyine cyambere ni social media no kwagura ubwenge mu gukoresha amashusho media, nyine utangaza amaprojet yawe ko natangaje ibyanjye ntabwo nawe ndi kugenda ngo umuntu amenye ngo uriya muntu akora kintu. Yego mbese n'uteguriye amakuru yawe ntabwo bibaho nta n'umwe. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite
ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo. Nibavuga IBTC Production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC Production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554030 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School